kuwakata ndoto darigiya cumi na gatanu gushingo mutege amatwi mwitonze murebe ngo murarya ibyiza n'ubugingo bwanyu bugishimira umubyibuho kuki mukomeza gutanga amafaranga muguri bindura ibintu bitari byo kurya kandi se kuki mutanga amafaranga muba mwabonye bibaruhije mugura ibintu bidahaza mundege amatwi mwitonze mureba ngo murarya ibyiza kandi mukishimira cyane ibyiza kurusha ibindi Yesaya 55 umurongo wa kabiri Yehova twereke icyo twakora ngo tuzagira ibyishimo mu gihe kizaza bemera ubutumire umukore mu ngufu umutagira urutange bibwira ko ubusambanyi ariko butuma bagira ibyishimo Bibiliya ivuga ko bizatuma bajya mu mva Imigani igice cya 9 umurongo wa 13 17 na 18 wacitoye sweti iti umugore utagira ubwenge agira utugambo twinshi tareba kure kandi ntacyamenya amazi mwaninja baryoha kandi ucogura umaririye ahantu hishe birashimisha ariko abo bantu baba bazikwa bajya mu nzu y'uwo mugore baba bashaka urupfu kandi kwaba musuye baba bageze mu mva icyakora bemara ubutumire ngo rugereranye ubwenge nyakuri wo bazabona umwigisha mu gihe kiri imbere Imigani igice cya 9 umurongo wa mbere wacukuwe ubwenge nyakuri yubaka inzu bubazana inkingi zayo zirindwi twitoza gukunda ibyo Yehova akunda tukanga ibyo yanga Zaburi 97 umurongo wa 10 tima bakunda Yehova mwe mwanji bibi arinda indahemuka zarazikiza akazikura mu maboko y'ababi gutumira abandi kugira ngo nabo babiwenje nyakuri ngaho duhamagara turiya hiyagere mu mugi maze tukavuga tuti umuntu wese utarabaye inararibonye nahirukira hose hano yabe twebukirira abantu ababera ubutumire tubagezaho twese tubona imigisha muri iki gihe ariko si byo gusa nidukomeza kugendera munsi yo gusobanukirwa tudakebakeba tuzabaho iteka Imigani igice cya 9 umurongo wa 3 tumana batamatu bacitana noniti batumya baja babo kugira ngo bahamapare y'urumugi bati umuntu wese utara habaye iki ko abantu barimo barira abantu bose bishwe n'agahinda kurira kwabo bifite ishingiro Yehova yaturakariye kuki se hari abagabo bihaye kujya bajya mu nkambi y'abamowabu bagasambana n'abakobwa babo banunamira imana zabo uko ni ukudashimira kandi Yehova yaradukoreye ibintu byiza none bya byago byatugezeho dukora iki tugomba kwicuza kandi tugasaba imbabazi maze kumva ko Yehova yahaye Mose itegeko Mose nawe akariha abacamanza rivuga ko buri wese agomba kwica umuntu we wasenze Bayali y'Ipewori urabitekerezaho iki se Yami ndakora ibyo Yehova yavuze nibyo nta kindi twakora uretse gusaba imbabazi Yehova maze ntakomeze kurakarira abagize ubwoko do zimuraraje ari kumwe n'umumidiyanikazi amuzanye mu nkambi ya Isirayeli
urambonera Zimuri nta n'isoni afite uzi ko ari nko gushotora Yehova. mpereza iryo cumu ibi sinabyihanganira. Finera uje gukora iki hano? Sohoka. Fineyasi yishe Zimuri na Pozibi abicishije icumu, kandi Yehova yashimiye Fineyasi kubera ko atihangana igikorwa cyo kwigomeka ku Mana.